Rofuse TV ubuhungiro. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bene data muduteze amatwi. Ndagarutse ngo dukomeze dusubukure aho turi kuganira ku ijambo ry'Imana muri Matayo 23 na 24, ariko ubu turi muri 24 cyane cyane, aho turi kureba ibyo Yesu yavuze biranga igihe azagarukira. Turagendera ku kibazo intumwa zamubajije zicaye ku musozi wa Elayo. Abigishwa baza ngo hari biherereye ngo baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari. Ibyo ni ibyo gusenga ku rusengero rwa Yerusalemu, nibyo bamubajije ngo ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni iki. Urumva ko bamubajije ibibazo bitatu. Ubushize nagerageje gusubiza kureba mu bisubizo Yesu yatanze ngo nsubize ikibazo kimwe, ngewe ngitandukanyije n'ibindi bibazo bibiri kugira ngo bishobore kumvikana. Nasubije ikibazo cyo gusenyuka k'urusengero cyahise kigendana no gusenyuka kwa Yerusalemu, bikaba byarabaye mu mwaka wa 70. Ariko nk'uko nabibabwiye, aha hantu Yesu atanga ibisubizo by'ibibazo bari bamubajije bihera mu gice cya 24 asubiza cya Matayo, akarangiza n'igice cya 25 cya Matayo. Ariko si ho honyine, kuko dufite abavugabutumwa bandika bisubiramo, bandika abandi ibyo banditse. Matayo, Luka na Mariko bandika ibintu bimwe, ariko buri wese agira akantu yongeraho undi yenda atavuze, ku buryo iyi nkuru kugira ngo umuntu ayumve neza nanone bizasaba yuko imisubiramo. Ariko ngiye kureba n'abandi bayanditse nka Luka, cyane cyane Luka, niba na Mariko aho yanditse naho nkajya kureba cyane cyane ibyaba bitaranditswe na Matayo. Nababwiye yuko ibisubizo bya Yesu bitari ku murongo nk'iby'umuntu usubiza abanyamakuru, avuga ati ikibazo cya mbere mwambajije dore igisubizo, cya kabiri dore igisubizo. Hari impamvu ebyiri zituma atarasubije kuri. Ashobora no kuba yarasubije neza, akabwira ati mwambajije ikibazo cy'urusengero dore ukuntu bizagenda, mwambajije ikibazo cyo kugaruka kwanjye dore uko bizagenda, mwambajije ikibazo cy'impera y'isi dore uko bizagenda, dore ibimenyetso bizabigaragaza. Ariko twibuka ko Bibiliya tuyifite atari nk'ikinyamakuru abantu banditse umunsi ku munsi. Bibiliya tuyifite nk'inyandiko zashyizwe hamwe, bazitoratoye impande zose aho zari zaratataniye. Noneho ikindi, Bibiliya tuyifite nk'igitabo cyanditswe cyane cyane mu Isezerano Rishya, cyanditswe hashize igihe, intumwa zigiye gusaza cyangwa zigiye gupfa, cyangwa se ziri kubwira inkuru umuntu. Donc Yesu yaragiye hashize nk'imyaka 20-30. Bityo rero ni ukumva ko n'abavuze uwanditse Matayo, uwanditse Luka n'uwanditse Mariko, cyane cyane abo ngabo bandika bisubiramo, mwumve neza yuko banditse hashize imyaka nka 20. Ni ukuvuga ngo ibyo banditse nibyo bibukaga. Bashobora rero kuba ubwabo ari bo bavangavanze, bagatuma igisubizo Yesu atanga ku bibazo byabo kiza kivangavanze. Nubwo bitoroshye kugira ngo abantu bandika ari babiri batavuganye hanyuma baze kwandika ukwivangavangwa kwenda gusa. Ikigaragara gusa ni uko hari uko ibisubizo bitaba biri ku murongo bitewe n'uko babyanditse nyuma y'imyaka nka 20 Yesu atagihari, yararangije kubivuga. Hari n'uko batari biteguye rega n'uko bazagera aho babyandika kugira ngo abantu bazabimenye. Igihe bari kumwe na Yesu bo bibaniraga gutyo, ariko badatekereza ngo ibi bintu tukwiye kwifata mu mutwe, kuko hari igihe tuzaba ngombwa yuko tubyandikira abandi bantu. Ntibari babizi gutyo. So aho rero harimo ibisubizo bigiye bivangavanze ukuntu. Noneho rero nari nababwiye ko nzahera ku murongo wa 4 ndi gusubiza ikibazo kijyanye no kugaruka kwa Yesu Kristo, nicyo ngiye kujyaho. Ariko ikibazo cyo kurangira ku isi nanone nzagiye video yacyo ikimperuka. Katuvuga rero ibyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Turahera ku murongo wa 4. Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni nge Kristo, bazayobya benshi.
muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Reka ngende nsobanura amagambo make makeya kuko tugenda tuzamuka mu iyi mirongo, kuko ntegereje ko naza kubirangiza waza gusanga yenda hari ibyo nibagiwe kuvuga kandi byari byiza ko mbivuga. Kuri uriya murongo wa 4 arabwira ngo mwirinde hatazagira umuntu ubayobya. Ni ukuvuga ko ukuza kwa Yesu Kristo kuzajyana n'ibihuha byinshi, kuzajyana n'abantu babisobanura ku buryo butandukanye, kuzajyana n'ibindi bintu bitari ukuri. Bityo rero niyo mpamvu njya mbabwira nti ngewe mu by'ukuri ntabwo nshishikazwa no kumenya uko ibihe bizarangira n'igihe Yesu azagarukira. Numva nshishikajwe no kwibaza ngo nashaka aze nonaha, icyangombwa naza none aha ngaha aransanga ameze gute, aransanga mwiteguye, aransanga ntamwiteguye. Nashaka azaza atinze. Pawulo niwe wavugaga ati kubaho ni Kristo no gupfa ni Kristo. Ni ukuvuga ngo ni umuntu wari warageze ku gihe cyo kuvuga ati mfuye nonaha ntacyo mpomba, mfuye igihe kizatinda ntacyo mpomba. Natwe rero abakristo dukwiye kuba mu byo bihe byo kuvuga ngo Yesu aza nonaha ntacyo uhomba, Yesu azaza atinze ntacyo uhomba. Kubera iki? Kubera ko buri gihe witeguye ko igihe yazira icyo ari cyo cyose yasanga uri ready, witeguye ko akujyana. Nicyo cy'ingenzi. Bityo ntabwo efora umuntu akwiye kwishyira mu kumenya. Hari uburyo bwo kumenya ijambo ry'Imana mu rwego bw'ubwenge, hari n'ubundi buryo bwo kumenya ijambo ry'Imana mu buryo ubishyira mu bikorwa bikagenga ubugingo bwawe, bikagenga ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ibyo ukora buri munsi ukaba wibuka ngo aramutse aje agasanga uri guhinga yagutwara, aramutse aje agasanga uri kwigisha yagutwara. Ibyo birumvikana yuko niba uri kwiba nabwo wavuga uti niba aje agasanga ndi kwiba ari buntware. Iyi ni kimwe nuko waba uvuga uti ese ubwo aje agasanga ndi gusambana aha ngaha yantwara. Donc aje agasanga ndi kwicana yantwara, aje agasanga ubu ndi kugambana yantwara. Donc buri gihe umukirisitu bwiza ntabwo ari ukwibaza ngo nzagenda sinzagenda. Bibaze gusa ngo anytime agusanze wibere muri restaurant yagutwara. Ibyo bizaba bihagije nuramuka mu buzima bwawe, ibyo ukora byose ugiye wibaza ngo ikindi ndi gukora, ikindi kuvuga kirajyana nuko Kristo akinsanzemo yanshima cyangwa yangaye. Nukora gutyo ntabwo uzongera guhangayikishwa ngo biracitse, ejo bizamera gutya, ejo bizamera gutya. So rero ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Uko kwirinda rero mu by'ukuri ni uko nguko. Kwirinda ni ukuba mu buzima buvuga buti iki kintu ni ngombwa ko gikorwa gutya cyangwa cyakwiye gukorwa gutya, cyakwiye gukorwa gute buryo bwiza. Kwirinda ni ukumenya gushishoza mu bintu. Iyo rero ni impano y'Umwuka Wera umwana w'Imana wese umuntu avutse bwa kabiri iyo mpano yagombye kuyigira. Noneho ku murongo wa 5 ngo kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Aha ngaha hari abantu nepfingi muri Mexique niyo kuvuga umuntu wita ngo ni Kristo, ariko bitwa ba Kristo ariko badafite power igaragara nk'iya Antikristo kwa kundi batubwiye Antikristo azaba ameze. Gusa rero ni ukuvuga ngo Yesu yaratumenyesheje hakiri kare ko hari abantu kuri iyi si bazaza bita ba Kristo. Ni ukuvuga ngo niba hari umuntu ubyiyita kuri kino gihe yatumenyesheje gusa ko tudakwiye gutwarwa n'ibyo, tuzamwihorera, ntituzababuza kuko yabitubwiye ko bazabaho ubwo bazabaho, ariko nibabaho ujye umenya kubatambuka utiriwe ubitaho kuko yakubwiye hakiri kare ngo ubimenye. Ati muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, ati mwirinde mudahangarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ibi ngibi ni bimwe nababwiye mu minsi ishize ko ibimenyetso Yesu avuga bizaranga kwaza mu by'ukuri biza buri mwaka. Biza buri mwaka ku buryo intambara n'ubwo turazifite z'urudaca, turazifite iwacu mu karere k'ibiyaga bigari. Isi yarabigize kandi habaho n'intambara mbi cyane zikumunzura. Nigeze njya gusoma Bibiliya ntangazwa no kubona ko mu gitabo cy'abacamanza habayemo jenoside. Igitabo cy'abacamanza bishe umuryango w'Abenyamini
bari abantu ubundi bari baravuye muri Egiputa ari bo benshi mu baturage, ariko ngo basigaza abantu 600. Muzajya kwisomera murebe icyatumye biba, ariko njye mpasomye navuze nti kandi abishwe na bene wabo b'Abisirayeli. Imiryango 12 yarateranye ijya gutera Ababenyamini kubera ikibazo cyari cyabaye. Bari bafashe umugore w'umulewi, noneho bamusambanya baramwica. Umulewi aramufata amucamo ibice 12, ayohereza imiryango 12 ati nimundebe uburyo bene wacu bankoreye. Imiryango iraterana rero ngo ibaza n'Imana, ahubwo Imana yarabwira iti mujye gutera mu barwanye mu bice. Nuko barabatera barabica, ariko habaye intambara inshuro 3 kugira ngo bashobore kubageza kubisha bagasigara abantu 600. Bigeraho bavuga bati nikose twikozeho twishe bene wacu twabamaze, none abari basigaye 600 bari bahungiye mu misozi, bati tuzajya tubohereza abakobwa bacu mubafate ku ngufu, nuko mukunde mworoke kuko abandi bari barashize. So ni ukuvuga rero ngo intambara ntizigeze zitabaho ku isi, ku buryo ntabwo cyaba ikimenyetso cy'uko Yesu agiye kugaruka. Umurongo wa 7 ngo ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ishyanga aho rero noneho uretse no kuvuga ko ari ibintu bihora bibaho, ishyanga ni igihugu kizatera ikindi gihugu, wamenya ari ikihe? Ku isi dufite ibihugu hafi ngo 150 kandi buri munsi biravuka bifata ubwigenge. None ishyanga rizatera igihugu ni irihe muri iri ngiri? Ni Tanzania, ni Uburusiya, ni Ubushinwa, ni Ukraine na Rusiya? Ntabwo wamenya ishyanga iryo ari ryo, kuko amashanga ni menshi. Ubwami buriho ku isi ni bwinshi. Rero ubwami buzatuma tumenya ko ari Yesu ugiye kuza, kuko bwateye ubundi ntiwabumenye ubwayo. Ku murongo wa 8 ngo ariko ngo ibyo byose bizaba ari intangiriro yo kuramuka. Ni ukuvuga kuramukwa ni gutangira kuribwa n'inda y'umuntu ugiye kubyara, y'umugore ugiye kubyara. Ni ukuvuga gusa ngo ibi bintu byo kurwana by'intambara bizabaho, ariko ntabwo bizaba bigaragaza ko Yesu agiye kuza, ahubwo ngo bizaba ari intangiriro y'umuntu ugiye kubyara. Wibuke ko ahangaha yari kubwira intumwa ze, ariko yabyaye itorero ku musaraba. Ni ukuvuga rero ngo itorero ribyaye ku musaraba, abakirisitu baza kuzagera ku isi yose kugira ngo bamwitegure azagaruke. Noneho uku kubyara ari kuvuga kwa kabiri ni igihe noneho azaza waje gutwara umusaruro wose. Ntabwo ari abakirisitu bo muri Isirayeli gusa, azaza asanga isi yose abamwizeye bashyire abatware. Turaza kwibona ku murongo wa 31 muri kino gice ukuntu azaza gutwara itorero rye. So rero reka dusimbuke nabwiye yuko aho avuga ukuza kwe agenda bivangavanga no gusenyuka kwa Yerusalemu, cyangwa se gusenyuka k'urusengero. Ku murongo wa 11 aho haranditse ngo abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza ku mperuka niwe uzakizwa. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko izi. Reka ngaruke ku murongo wa 11 haranditse ngo abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Mu by'ukuri uretse ko njyewe ndakunda n'abahanuzi, ahari ngira amahirwe, kuko ibyo abahanuzi bavuga kugira ngo binyobye ntabwo byoroshye. Kuko njyewe nsomye Bibiliya naje gusanga abahanuzi bafite ingorane, kuko bashobora kubabwirwa n'Imana, ariko kubera ko Bibiliya itubwira ngo ntitukemere ibyo bavuga byose tutabanze kubishungura, bituma umuhanuzi yambwiye ikintu mbere yo kuvuga ngo ni Imana imubwiye, mbanza gutekereza none yaba atari wa wundi Imana ivugishije. Rero impano y'ubuhanuzi imenya atari impano njye sinyifuza, ariko ntabwo ari impano yoroshye kuba ayifite, kuko dore Yesu aravuga ngo abahanuzi b'ibinyoma bazaduka. Kugira ngo uzahamye ko uri umuhanuzi w'ukuri ntabwo ari ibintu byoroshye, kandi abantu bose bashobora kukwanga ko uri umuhanuzi, bakakwita uw'ibinyoma cyangwa bakakwita umuhanuzi wa Satani, bashobora kuba bafite ukuri kurusha ko utekereza yuko baba barwanya Imana. Bityo rero iki gihe dufite abahanuzi wagira ngo ni abakozi b'Imana bose baba abahanuzi. Ibi ngibi byerekana yuko harimo ikibazo, kuko Yesu avuga ngo abahanuzi b'ibinyoma bazaduka ari benshi, ari Imana ubyivugiye. Rero bakaba bahari ko ubu ngubu ari benshi, bari bakwiye kumenya yuko bavumbuwe. Ntabwo abahanuzi ari abantu bagaragaza mu by'ukuri ko necessarily ari abakozi b'Imana.
umuntu yavuze ko ari umuhanuzi ujya utinya, kuko ashobora kuba atari umukozi w'Imana. Dore nyir'ubwite yarabivuze ati bazaza ari benshi, none se uzabona n'icyo umuhanuzi w'Imana utari uw'Imana? Bityo rero njyaho kugira ngo umuntu azampagare imbere ngo mwite umuhanuzi w'Imana, ndabanza nkavuga nti oke, nzamenya ko uri uw'Imana maze kumenya ibyawe, ariko hagati aho ngaho ndagufata nk'aho uri umuhanuzi muri ba bandi b'ibinyoma, muri ba bandi ba Satani, nuko nkakwigizayo. namwe cyakora nuko mukwiye kubigenza, mukwiye kujya mubanza mu kujugunya abahanuzi mbere yo gutekereza yuko ari ab'Imana yatumye, kubera ko ubwinshi bwabo butuma karite ya serivisi batanga iba mbi. Bityo rero ujye utinda kwemera ibyo umuhanuzi avuze, nta cyaha kirimo, kubera yuko uzaba byibuze uri kwirinda kuyobywa n'abo bantu. Ku murongo wa 12 rero ngo maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ubugome bwaragwiriye. Ejo bundi mu andi mavideo nashyizeho nari ndi kwereka ukuntu mu buyobozi bw'itorero dufite abantu bafite ubugome, bafite uburyarya ku buryo bungana nk'ubw'abafarisayo b'igihe cya Yesu Kristo. Rero niba mu bayobozi bafite ubugome n'uburyarya, mu bayobozi b'itorero, ntabwo ntabwo byagutangaza yuko mu itorero ubwabo habamo abafite ubugome n'uburyarya. Urukundo ruzakonja. Urukundo nta kuntu rutakonja, kuko mu by'ukuri Yesu yaravuze ngo abigishwa be b'ukuri bazarangwa no gukundana hagati yabo. None iyo witegereje amadini dufite byonyine uko yitwa n'ukuntu amwe avuga ayandi, usanga nta rukundo rurimo. Buri gituma bamwe bitwa abo kwa kanaka, bitwa izina runaka, bagize gutya, ni uko baba babwira abandi ngo bo ntabwo ari ab'Imana, bo nabo kwa Satani. Ni kenshi wagiye wumva abantu bakubwira bati ririya torero ntibakizwa, ririya torero nabajya kurimbuka, ririya torero ni ibyo ngibyo. Bivuga se urukundo cyangwa bivuga urwango? Bivuga rero ngo urukundo rwarakonje mu matorero, urukundo rwarakonje, kuko bagombye kugera aho bavuga neza, umuntu akavuga undi neza, ariko ntabwo bashobora kuvugana neza kuko rwarakonje, nta ruhari. Ku murongo wa 13 rero ngo ariko uwihangana akageza ku mperuka azakizwa. Ibi ngibi ni ibintu byumvikana, ntabwo bikeneye ibisobanuro. Ni ukuvuga ngo byibuze uriya muntu uzashobora kutumvira abahanuzi babi, akagerageza gukomeza gukundana, akagerageza, bazakizwa birumvikana. Ku murongo wa 14 rero ngo ubu butumwa, iki kimenyetso mucyiteho, nicyo cyonyine kidahindagurika buri mwaka. Ngo ubutumwa bwiza ngo bw'ubwami ngo buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, ngo nibwo imperuka izahera ko ize. Ahandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami asobanura ubwo ari bwo, ngo ni ubutumwa bwo guhindukira, kwihana no kubabarirwa ibyaha. Donc ubu butumwa bwiza buzabwirwa amahanga, kandi ahandi avuga ati ni ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha, ngo bube buhamya bwo guhamiriza amahanga, ngo nibwo imperuka izaheraho ize. Ahangaha harimo ibintu bibiri bivanze. Hashobora kuba ari imperuka y'isi cyangwa se ari ukuza kwe, kuko Yesu azaza kabiri aho tumutegereje. Azaza rimwe bwa mbere aje gutwara itorero gusa, ariko izaba atari imperuka y'isi. Noneho azanagaruka bwa kabiri ku mperuka y'isi, aje gucira ibanza abantu bose, ibyaremwe byose, noneho kandi akureho ibintu byari bisanzwe, ashyireho ibindi bishya, hatangira igihe cy'iteka ryose. Rero aha hantu umurongo wa 14 uvanze ibyo bintu uko ari bibiri. Ese yaba ari imperuka y'isi yose cyangwa gusa n'imperuka igihe ubutumwa buzamaze kwigishwa? Kuko ubwo butumwa numara kwigishwa abantu, nibwo azaza kubatwara buri wese, buri bwoko, ngo bukazabona abantu bazajya mu ijuru baturutse muri ubwo butumwa bwiza bwigishijwe. So aha rero iki kimenyetso icyo ngikundira kurusha ibindi bimenyetso ngo by'imitingito, by'imvura, by'intambara, by'ibiki, iyi kimenyetso cyo ntabwo kiboneka buri mwaka. Ibindi byose biza buri mwaka. Iki kimenyetso kimwe n'ikimenyetso tuzabona ari kuvuga ibyerekeye kugaruka abigeranyije na Isirayeli, igiti cy'umutini, nabwo ni ikindi kimenyetso kidakuka kandi kitabaho buri mwaka, ni igihugu cya Isirayeli. So rero iki kimenyetso mugifate, kuko kuvuga ubutumwa ku isi bimeze bite. Ubu ngubu twateye imbere, tuzi neza isi yose, hateye interinete, hateye amafoto ya za satelite, nta gace ko ku isi na kamwe abantu badashobora kubona ubu muri kino gihe.
niyo mpamvu hari ikintu bita GPS. Ni ikintu twebwe abatwara imodoka muri bino bihugu bikize tugenderaho. Ugenda utazi iyo ujya, ariko ugashyiramo akantu kangana n'urwara kameze nka telefoni mu modoka yawe, cyangwa muri telefone kaba karimo, hari application yako, ukayibwira uti ndava hano njye kuri aderesi y'aha n'aha. Njya mva hano muri Amerika nkajya mu majyaruguru ya Canada, uretse ko mpagenda iminsi 3, nashyizemo ako kantu gusa. Ahaziwe akagenda akambwira aho nyura, umuhanda, ibiki byose, kugeza igihe ngereye mu mashyamba y'ahantu hitwa Chicoutimi mu majyaruguru ya Canada. Bityo rero icyo ushaka kuvuga si ikindi, ni uko kugira ngo uzabone amoko yose yo ku isi ko yigishijwe ubutumwa bwiza birashoboka kandi biroroshye. Noneho hari ikintu giconfusing abantu, ikintu gituma abantu badasobanukirwa kwako ngako. Dufite ibihugu bifite amadini nk'abayisilamu, nka budisime, nka hinduisme, nka taoisme. Dufite ibihugu bifite amadini atari igikirisitu, kandi iyo bita ngo abahezanguni. Noneho ukaba watekereza ngo biriya bihugu ngo ntabwo byagerwaho n'ubutumwa. Oya, ntiwibeshye. Ibi byinshi mu bihugu bifite ari amadini y'abayisilamu cyangwa se y'abahindi, bafite ubuhezanguni mu madini yabo, ari amadini yaje nyuma harabanje ubukirisitu. Yaje akuraho ubukirisitu, yica abakirisitu, arabarimbura. Bivuga rero ngo muri gahunda y'Imana y'uko buri bwoko bwo ku isi, buri rurimi rwo ku isi ruzagira abantu mu bwami bw'Imana barureperezanta nk'abana b'Imana, ntabwo bavuga ko abarabu batabafite, barabafite, kuko ubukirisitu nabwo bwatangiriye. Noneho Isilamu yaje mu mwaka wa 622 nibwo yadutse, iza kugenda rero irwana, itsinda uduce twari tw'abakirisitu, irabatsinda, irahatwara. Noneho yenstora Isilamu ku ngufu. Noneho n'ahandi nuko byagiye bigenda. Rero ntabwo bavuga ngo kuko ngo ibihugu by'abayisilamu tudafitemo abakirisitu ngo ahenshi ngo buriya ngo bakeneye ko bazaza kujya kubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo Yesu abone agaruka. Oya, bari nibo batangiye kuba abakirisitu ba mbere, ntabwo bakeneye kongera kunesera ko abakirisitu. Imana niba yarangije gukuramo abana bayo, nubwo baba igihe cya kera, ariko niho ubukirisitu bwatangiriye, n'ibindi. Rero ntushobora kuvuga ngo hari ahantu ku isi henshi ubutumwa butari bwagera. Birashoboka, ariko kuvuga ko butari bwagera burundu bakaba nta muntu n'uyu n'umwe bafite ushobora kuba umwana w'Imana, nicyo cyonyine cyaba gitindije ko Yesu agaruka. Rero muri kino gihe cya interinete, kurikira ukuntu ibintu byose byageze ahantu hose, no muri Amazon mu ishyamba abantu bavuga ngo ntibari bakagera, uyu munsi hagiyeyo abateleviziyo, ujya ubona abaturage baho bambaye imyenda nk'iyi ngiyi nambaye. Rero bayikura hehe se? Bayikuraho kuko abaturage baho bagezweho n'iterambere n'ivugabutumwa ryarahageze, kuko ivugabutumwa ryagiye rijyana n'umwaduko cyangwa na colonization. Ibihugu byose rero byarakolonijwe, ni hakeya uzabona ibihugu bitari byakolonizwa bitari byagerwaho n'ubutumwa bwiza. Niko cyumva. Kadusimbuka rero ngere noneho ku murongo wa 23 nkomeze njya kurangiza. Ku murongo wa 23 handitse ngo icyo gihe umuntu nababwira ko ati dore Kristo ari hano, undi ati ari hano, ntimuzabyemere. Ibya bindi yari yavuze ati abantu bazaza bita abakristo, ntimuzabemere. Nihagira n'ubabwira ngo Kristo ari hariya yaje, ntimuzabyemere. Agiye kuvuga impamvu ati kuko abita ba Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma ngo bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Ahangaha rero birambabaza ngiye ku murongo wa 24, kuko nirwa nsaba Yesu ngo hatanga ubushobozi mu itorero abantu bongere bakora ibimenyetso n'ibitangaza. Impamvu bimbabaza nuko ubu bushobozi nabutanga, abantu bazakora ibitangaza n'ibimenyetso, ntabwo abantu bazashobora kumenya yuko ari ibitangaza n'ibimenyetso bivuye ku Mana, kuko bazasoma ahangaha bavuga bati Yesu yaravuze yuko hazaza abantu bafite abahanuzi, abantu bita abakirisitu, bagakora ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo batuyobye. Bityo uyu munsi n'ibyo bitangaza ubu bifite wagira ingorane, kubera yuko ntabwo abantu bakwemera yuko necessary mu bikura ku Mana, bashobora no gutekereza ko ari ibyahanuwe. Uri kumva? Kirambabaza rero kuko mu by'ukuri ngiye mbona icyo kintu kibuze, kuko dufite ubukene bw'ibitangaza n'ibimenyetso mu itorero, ariko ibitangaza bifasha abantu bitari ibya bindi bibatsindagira, bibatesha agaciro. None rero niba bizanaza ariko abantu bakazavuga yuko ari ibya Antikristo kandi ko ari abahanuzi b'ibinyoma,
yenda ubwo niba biretse kuza nta kundi byagenda kuko nari ntacyo bizamara nibiza abantu bakabona ko ari iby'umwanzi. Yesu ati dore mbabwiye bitaraba kugira ngo niba muzaba mwabyiteguye. Ku murongo wa 26 rero ati nuko niba babwira bati dore uri mu butayu, ari mu butayu, ubwo ni Yesu, ati ntimuzajyeyo, cyangwa niba babwira bati dore ari mu kirambi, ariko ubwo ni mu buriri, ni mu nzu, ni mu cyumba, ngo ati ntimuzabyemere. ubwo kugira ngo murakubwire ngo Yesu yaje ngo ari mu nzu ye mu cyumba cye ngo ntuzabyemere, ngo kuko nk'uko umurabyo urabiza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Ahangaha nigeze kubabwira yuko ntekereza ko Yesu kubera ko ari urumuri, noneho burya urumuri rufite umuvuduko munini cyane urenze indi mivuduko y'ibintu dufite ku isi. Noneho Bibiliya itubwira ngo mu kanya nk'ako guhumbya, tuzabona ikindi gihe ntabwo ndibone muri iyi myandiko, mu kanya nk'ako guhumbya, kandi guhumbya nawe bikora urebe guhumbya ijisho, ngo azaba yigaruriye abe bose, ngo abapfuye bwa mbere bamwizera bazuke, ngo n'abazaba bakiriho nabo bahindurwe ukundi bamusange mu kirere. Mu kanya nk'ako guhumbya, ko tuzi ko isi ari umubumbe kandi akaba ari nini mu by'ukuri, ubu ngubu wahumbya akanya ukaba umuntu azengurutse isi, abantu bose barya. Kuko abantu batekereza ko kera bandika iyi Bibiliya, batekereza ko isi imeze nk'isahane, ikintu kidasesa cyambuye. Icyo cyo byari byoroshye ko mu kanya nk'ako guhumbya umuntu yahagarara mu kirere abantu bakamusanga. Ariko noneho isi ni umubumbe. Iyo mfite ijoro hano nk'ubu ngubu ndi kwigisha muri Amerika, iyo mfite saa sita, mu Rwanda muba mufite amasaha 7 imbere yanjye. Rero ko iyo mfite saa 6 z'amanywa, mwebwe muba mwageze mu ijoro, muba mufite amasaha 7 uturangije na saa 6 z'amanywa, wumve icyo biguha. So rero ku isi nta hantu, kuko isi ari umubumbe, hari ahantu hamwe haba ijoro, ahandi ari amanywa, ahandi ari igitondo, ahandi ari umugoroba. Ubwo mu kanya nk'ako guhumbya yaba yigaruriye abantu bo ku isi bose gute? Naje gusobanukirwa ko nawe kandi wabyumva, kuko Yesu ari urumuri, vitesi y'urumuri ishobora kuzenguruka isi mu kanya gatoya kurusha akanya ko guhumbya. Bityo rero iyo urumuri, niza nanone kuba urundi rugero rw'uko urumuri rutoya rugenda rumirwa n'urumuri runini gutyo ku buryo iyo ufite icanye itara ku manywa, izuba riri kwaka, nta rumuri rwawe wabona, nubwo ruba rutazimye. Urumuri rw'izuba ruruta urwo wacana, bityo hagaragara urw'izuba, ntagaragara urwawe. Bityo rero na Yesu Kristo kuko ari urumuri ruruta izindi muri zose zishoboka, n'abantu bamwizeye bakaba nabo ari umucyo, ari urumuri, igihe cyo kuzenguruka mu kanya nk'ako guhumbya yaba ashoboye kwigarurira imuri zose abantu bose bamwizeye, nuko bagahubirana nawe mu kirere bakamusanga, bagakomezanya urugendo rw'iyo bazaba bagiye mu ijoro. Rero ngo kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukaboneka iburengerazuba, umurabyo nta muntu ukubwira ngo reba, urabibona nyine kuko bivuye mu kirere kure kandi biragaragara, nta muntu ushobora kubyihisha. So rero ngo niko Kristo azaza, biko bizamera. Ntabwo azaza ku buryo bwihishe, azaza ku buryo bugaragarira umuntu wese, yaba ari umwizera yaba utari umwizera, azamenya yuko habaye ikintu. Noneho ku murongo wa 28 atanga urundi rugero rutuma kumenya ko Yesu azaza bitazihisha. Nubwo bitazigera azazira, ariko igihe azagaragara ngo araje, nta muntu utazayibona. Aravuze ngo aho intumbi iri hose, ngo niho inkongoro ziteranira. Intumbi ni abapfu. Noneho nuko yenda mutabizi, ariko nko mu mashya muri za parike, iyo inyamaswa ipfuye, ibisiga byitwa inkongoro, mu Gifaransa babyita voturu, birahamenya, nta umenya iyo bivuye, bikaza kurya nyamaswa, bikarinda bimara kugira ngo ahari bidatera umwanda aho ngaho. Rero ni urugero Yesu yatanze. Ngenda mvuga nti ahantu hari ubuki, nta muntu uhamagara inshishi cyangwa isukari. Inshishi zirizana. Hari ibintu udashobora guhisha, ukuza kwa Yesu ntabwo ushobora kuzihisha na gatoya. Ku murongo wa 29 ati ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava, umwezi wako n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, ngo n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega.
aka kantu aka kantu gasa nk'aho kavuga ko mbere y'uko Yesu aza hazaba hari bya bindi byitwa tribulation cyangwa se umubabaro. Aha rero ntabwo abantu bavuga rumwe. Mu kanya nari maze kureba undi mugabo wanditse igitabo avuga byo kugaruka kwa Kristo, we tribulation ayishyira nyuma yo kuzamuka kw'itorero, ariko hano urabona yuko hari umubabaro mbere yo kuzamuka kw'itorero. Bon, kuki umwe yabishyira nyuma yo kuzamuka kw'itorero undi akabishyira mbere? Ni uko gusa byose bidasobanutse. Ubishyira mbere n'ubishyira nyuma bose ni bimwe. Uwo mugabo naje gusanga hahandi njye nari navuze nti ni ugusenyuka kwa Yerusalemu, ni ugusenyuka k'urusengero ku murongo wa 9 n'uwa 10. We yavugaga ko atari ugusenyuka kwa Yerusalemu, ahubwo ari ibintu bizaba muri tribulation, ko kuriya gutotezwa, kuriya kwicwa no kugira ni ibintu bizaba muri tribulation. Tribulation ikaba ari ugutotezwa kuzaba ngo itorero ryaragiye. Njye siko mbibona, ariko nubwo ntabibona nkawe, nawe akaba atabibona nkanjye, twembi ntawe ufite ukuri kurusha undi, kuko ntabwo bisobanutse, nta matariki ariho, nta bintu na precision. Ni ukuvuga ngo twese tugerageza kugira tureba ibihuye n'uko tubisobanukiwe. Hari agace abantu bavuga ngo umwuka w'Imana ngo asobanurira abantu, umwuka w'Imana yagombye kugera. Yego, umwuka w'Imana aradusobanurira, kuko n'ubu ngubu ndi kwigisha, ntekereza ko umwuka w'Imana amfasha kumva ijambo ngo ndisobanurire abandi. Ariko kandi ikintu udashobora kwereka abandi ko ari ngiki gifatika, ushatse wacyemera cyangwa ntukemere. Nkubwiye nti numva ari umwuka w'Imana unkoresha kugira ngo nsobanurire ijambo, undi nawe akavuga ati nanjye umwuka w'Imana unkoresha kugira ngo mbyumve gutya mbisobanurire gutya, waduhakanye ute se ko twese udafite igipimisho cy'umwuka uri kudukoresha? Niyo mpamvu ahangaha ndavuga ngo ntacyo bitwaye. Njyewe ikintu cyose kiri muri Bibiliya cyanditswe ku buryo budasobanutse, ukaba utagira ubuntu bwo kucyumva, cyangwa se ukikubwiye ukumva ushidikanya, ujye ukomeza gushidikanyiriza, nta kibazo, nta kosa ririmo, kubera ko ntabwo kiba cyaranditswe kugira ngo abantu bose bakimenye. Abagihishuriye bakeya bishobora no kuba ari ibanga ryabo, bazabibwira n'abandi ntibyumvikane. Kuko nk'abantu binterpreta ibintu bya Daniyeli yabwiye ibintu, nabwo ndi kuvuga ko muri aka gace yabwiye ibintu n'umumarayika, ariko kumubwira ati dore igihugu cyawe rero, dore uko bizagera gutya kugera ku mpera y'isi, ku mpera y'igihugu cyawe no ku mpera y'isi. Ati none rero ibi bintu bibike, ubishyiraho kashe, ubujeni, ufunge n'ibanga. Niyo mpamvu ibintu bya Daniyeli bivugwa ku buryo ari ibanga. None se ko ari ibanga, rikaba yaramubwiye ati nturihishure, akandika ibintu by'ibanga rihishe, uragira ngo bigende bite? Yaramubwira ati ni ibanga birahishe, ati wowe ugiye gusaza wipfire, usanga abasogokuruza bawe, nawe uzazuka icyo gihe kugira ngo ubijyemo ubibemo. Rero niba ari ibanga rihishe kandi Imana yashatse ko rihishwa, ntugashake kurihishura, kuko kurihishura bishobora kuba byaba bibi kurusha kurireka rikakomeza rikabibanga. Icyo gihe ngo inyenyeri ziri kugwa, izuba rikazima n'ibiki, ngo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizaboneka mu ijuru, ngo n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Ahangaha ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kugeza ubu ngubu wakwibaza ngo ni iki? Twebwe abakirisitu muri rusange twafashe nk'umusaraba, ariko aricyo kimenyetso cy'umwana w'umuntu. Nicyo se? Uwafata se ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ko ari intama, ibyo nticyaba ari ikimenyetso? Uwafata se ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ko ari umushumba, ko Yesu avuga ati ndi umushumba, icyo nticyaba ari ikimenyetso? Kugira ngo uzashobore gusobanura ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ni ikihe Yesu avuga, ntabwo byoroshye. Hari ibimenyetso byinshi bigaranga abakirisitu. Abakirisitu ba mbere bigeze no kujya bashushanya Yesu nk'ifi. Ese ikimenyetso cy'umwana w'umuntu cyaba ari iyo fi? Urabyumva? Ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ahangaha na Yesu ntabwo yakivuze. Rero niba atarakivuze, abantu bakagerageza gushaka ibimenyetso byabo, biraruhije kugira ngo uzamenye icyo yavugaga. Twebwe tuzareberaho ngo tukibone mu kirere tuvuge ngo ngira kera ikimenyetso cye kiraje. Ntabwo wakimenya icyo ari cyo. Ntabwo cyavuzwe, nta kwirwa umuntu ashakisha. Iyo uhagira uvuga uti iki nticyavuzwe sinkizi, ariko wowe kugihimba, kuko rimwe na rimwe ugihimbye uba ushobora kuba uri muri abahanuzi b'ibinyoma.
31 rero ngo azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda ngo bateranye intore ze mu birere bine uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Urumva aha ngaha ko ni hahandi ho gutwara itorero, ngo abamarayika be azababwira mu ijwi ry'impanda batoranye intore. Ntabwo ari uguteranya ab'isi bose, tuzabona ikindi gihe aho azavuga ibyo guteranya ab'isi bose. Aha ngaha ni intore gusa, bateranye intore ni ukuvuga abamwizeye abatoranyijwe uhereye ku mpera y'ijuru, ni ukuvuga iyo urebye mu kirere aho uheza amaso yawe niho umuntu yakwita ku mpera y'ijuru ukageza ku yindi mpera yaryo. Icyakora aha ngaha ngo ku mpera y'ijuru, kuko ntabwo avuze ku mpera y'isi. Ndagira ngo nkubwire ngo ngewe bituma ntekereza birenze ibyo abantu banditse aha ngaha bari bazi, kuko abanditse Bibiliya bo bari bazi isi y'ingi y'ubutaka. Noneho rero bazi neza yuko n'abantu bazabwirwa ubutumwa bwiza ari abo ku isi nyine. Ariko Yesu se kuki atavuze ngo here ku mpera y'isi, kandi mbere yaravuze ko bajya kubwirwa ubutumwa bazagera ku mpera y'isi. None aravuze ngo intore ze bazaziteranya bazikuye mu birere bine no mpa by'isi mu by'ijuru. Ubwo icyo ngewe bimbwira ni ukuvuga ngo ijuru n'iki kirere kidukikije, ariko harimo n'indi migabane, harimo ibindi planete, ariko hirya y'icyo kirere cy'ijuru hari ibindi bintu byinshi tutazi, ntabwo amaso yacu agera kure, n'ibyuma bakoresha kugira ngo barebe nabyo bigenda biba gusa ngo hirya hari ibindi bintu, hirya hari ibindi bintu, nta n'umwe uratubwira ibiri hirya icyo ari byo. Ubu bantu bari gushakisha ngo bazamenye niba byibuze kuri za planete duturanye niba hari amazi, hari ubuzima, hari ikindi kintu cyabaho, ntabyo barabona. Ariko se niba atarabibona bivuga ko nesero nta kindi kintu cy'ubuzima gihari. None se haramutse hariho muri galaxy zo yindi si cyangwa andi masi nayo atuyeho abandi bantu, ko ari Imana yabiremye, aho hari Yesu niwe ari kuvuga ko azakoranya abantu bamwe bakava ku isi ariko abandi bakava mu birere mu yandi maplanete tutazi. Aho ngaho ni igitekerezo cyanjye, ushatse wacyemera cyangwa ntukemere, kubera ko kugeza ubu batari bamenya niba hari ahandi hantu hari abantu. Ariko ngewe navuga ngo ko tutari twamenya ibindi bintu n'andi maplanete yose ngo tumenye ibihatuye, ko tutari twanasohoka no muri sisiteme y'izuba, kandi sisiteme y'izuba ikaba iri muri galaxy yindi, hakaba hari amagalaxy ngo agera ku 9 bari 10 nangahe. Ni iki cyavuga yuko nta handi hantu se hari abantu? Cyangwa hari ibintu nabyo bishobora kuzakoranwa byatoranyijwe. Ikindi kirimo aha ngaha mu ngwa 39 ni uko abantu batoranyijwe atari bo bitoranyije, ni intore. Umuntu watoranyijwe ntabwo ari we witoranya. Donc ubushobozi n'imbaraga ntiziri mu muntu watoranyijwe, ahubwo biri mu muntu utoranya. Bityo rero nababwira ngo abana b'Imana abizeye Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo azaza gutwara kiriya gihe, n'ab'Imana yatoranyije kandi yateganyije ibindi bihe twigeze kubivuga mu bihe bya kera, ngo isi ikiremwa ntabwo ari abantu babo ku giti cyabo. Bityo bikaba bivuga ngo uyu munsi kumenya yuko ibihe bizagenda uko uzagira, uramutse ubimenye mu by'ukuri umenye ko watoranyijwe cyangwa ko utatoranyijwe. Kandi abantu batoranyijwe ntabwo necessarily kuko ko bitabaturukaho. Ushobora kuba ubona mugenzi wawe ugakeka ko atatoranyijwe, ariko kubera ko atari umutoranya kandi nyamara yaratoranyijwe. Uko byumva karende kirangaha ninza ejo nzakomereza aha ngaha njye ku 32, ariko aho ngaho nzaba ngiye kubabwira ikindi kimenyetso cya kabiri, umutini. Ikindi kimenyetso cya kabiri cyo kitaza buri mwaka ari cyo Isirayeli. Ikimenyetso cya mbere kitaza buri mwaka ni ukubwiriza ubutumwa bukagera ku mpera z'isi. Ikindi cya kabiri kitaza buri mwaka ni umutini, tuzareba ejo. Mbere y'uko nsoza nagira ngo mbasobanurire ko hari bamwe bansobanuriye yuko ngo nshyiraho amavideo menshi, kuko buri munsi nshyiraho video ikamara amasaha 24 igasimburwa n'indi. Bati gushyiraho video buri munsi bituma zimwe zibuza izindi kurebwa, wajya ushyiraho every other day. Icyo gitekerezo naracyumvise, nzareba uko nagishyira mu bikorwa, cyane cyane yuko kugishyira mu bikorwa bizatuma byibuze nduhuka gato, kuko gushyiraho ibiganiro buri munsi bivuga akazi kenshi ka buri munsi kandi mfatanya n'akandi kazi nkora.
ariko sinari nabishyira mu bikorwa for now. Ndagira ngo nzarebe koko niba ari byo, ko najya nsimbuka umunsi umwe ngatanga video, ariko sinshobora kubikora ntarabanza kubibabwira. Niba hari abandi bafite za comment kuri icyo muzabimbwire, kuko nari niyemeje kubaha video buri munsi. Iyo ntayishyizeho icyo gihe mba ndi mu makosa, kuko icyo umuntu avuze burya agomba kugihagararaho. Ariko niba nzabiguhindura nkavuga niyo nongeye kujya mbaha video every other day, umunsi ngasimbuka undi, icyo gihe nabwo nzabibabwira. Noneho nimba mbikoze gutyo, mbe ntabaje kubasopanyiriza na gahunda. Mugire umugoroba mwiza cyangwa ijoro ryiza, mugire igitondo cyiza n'amanywa meza bitewe n'aho mukurikirana muri. Nuko rero tuzasubira. Imana ibahe umugisha, mukomeze mukurikirane iyi channel kandi mubisangize n'abandi abo mubona bayishaka kandi bayikwiriye. Rofuse TV, ubuhungiro.